Seja uma mãe, mas então até hoje já mais que não vai continuar. Quase isso você não é outro, você terá. Tá muito ocasião. Bona ni ngazi. Bona ni ngazi ndaya sanje ubwato. Şöyle ngufashe. Musaza kancafurize kabisa urabona karacitse urabona ko hano kwegutse ejo bundi nakajyanye ahantu none se reba hano urangubitira ni muri bungubitiramo akadodo nimba ari supaguru Hano nakantu kagasipaguru. nagasupaguru ukanayimindura ukayikora neza cyane ku buryo ejo ninjya kureba umugore atazanshishamo ijisho. Ibintu byanjye no. Ni ibintu bya uranca amafaranga ngahe rero abakurudone benshi dupfa amafaranga. None se mushuti wanjye abona iyi nkweto hano yaracitse hano hose yaracitse babisaba ibintu byinshi nyine tukenda kagukorera fresh ku buryo uri bugende ibintu ubona ari uburyo ku buryo ewana n'umwana uzajya kureba azavuga ati cyakora cyo mfite umugabo wifunga kabisa. Hano rero ndaguca nka 500 arababaye. Cyamaye nka sensa zose man. Abakurudone benshi dupfa amafaranga. Naguha 300. 300 kanancishiza no kuri akangaka nambaye urabona ko nyakunyeneye ko wakamendurira. Wagize se nka 400 basi byose nkabikora dore cyabona ntago byo. Ngangira vuba vuba kancafurize vuba vuba ukankorere nta kibazo. Gira vuba vuba. Vuba vuba ndebe ko njya kureba madamu. Kibazo nakimwe. Sawa nangire kanze ndebe ko ibintu ukora ugire rwose. Shangi nezi. Sawa urebye papa. Amakuru yawe ra. Cyo rugo ntabwo byose. Babona umuntu abavuye guhura. Ngombwa ko njya kugasura ngeze ko nabona igitunga umuryango. Niyo mpamvu nyine umuntu aba yarabuze kandi nta kundi no kwihangana. Ariko buraho kugira ngo wewe mwana wanjye wakwemererwa kuri ibyo ngibyo kuko nabyibura gute. Nta kibazo rwose papa. Ndebera nka Brezi nayo nabatumyeho rimwe ndebera amasaha aziye nawe ko. Ndiko we Brezi. Ntabwo rero nakubwiye isaha. Harya se ngo harya. Harya iki? Kuki watinze? Ndara yapfa mu murima. Uri gukora iki? Ntacyo. Ntacyo. Mukuru wawe aba yabyutse ajya guhinga. Agira ngo arebe ko yakwiteza imbere. Warangiza wo kwirirwa mu murima gutyo gusa ugenda nanakubaza ngo ntacyo twanagutuma ugakerera. None ubwo urabona uzaba umugabo. Jean Carmen. Ngaho nawe ndebera muri umuna wawe uyu ngoyi. Rega buriya papa. Nanjye kera we nshaka kuba naragusuzuguraga bitewe n'uko ubuzima butere bwakantanze. Ariko dore bwarantanze burana hari igihe kizagera ariko yanamugejejeho igitekerezo ejo bundi cy'ukuntu byibura yaza akiga no kuba yadoda inkweto tukajya twicarana ku gasima byibura tukareba ko
yareka ibintu by'ubugegera akajya yirirwa azerera. Sinzi niba yari yabyumvishe cyangwa n'izansongi z'ubu zidashaka no gufata urushinge ngo zidode. Ese jambo ko nagushakiye perime waba warabuze nibura ukuntu wabona n'umuntu waguha akamoto ukamukorera? Erega papa buriya uko umuntu akura niko agenda atekereza, kandi nanjye ntabwo nishimiye buno buzima ubona ndimo bwo kuhinga nkavaho nkajya ku muhanda kudoda, kandi waranshakiye perime ntabwo utagize. Ariko hari umukire wa hariya haruguru wendaga kumpa akamoto byibura ngo ndebe ko ubuzima bwahinduka, gusa ntabwo biri burenze icyumweru nanjye navuye muri buno buzima nkajya mu bundi buzima bwo mu muhanda, wenda nkareba ko byavamo naho buno buzima nanjye burangoye pe. Ariko rero ikintu nakubwira cyo gerageza urebe uburyo washaka umuntu ukorera, ureke kudoda inkweto naragushakiye perime. Ahubwo ikibazo mfite ni cy'umurumuna wawe uyu nguyu Blaise. Rero ni ukuvuga ngo papa wanjye nindamuka wenda ngize amahirwe nkajya muri uwo muhanda, Blaise nawe ntabwo namukuramo, kuko nawe wamfashije nkabona perime, wenda Imana ikaba igiye kumpa akazi. Uko byagenda kose nanjye nzita kuri murumuna wanjye, njye nicyo kintu nagusezeranya kandi ndabikwijeje 100% pe. Uzaba umugiriye neza, ariko ibintu yishyizemo byo kuzajya yirirwa nk'umusongarere ahagaze gutyo gusa ntabwo byaba ari byiza. Urumva bure? Urumva uzabigenza ute we nagira ikintu agufasha? Hadi wiri wutes. Turi kuta nyitabara byagenze bite none uyu munsi? Chérie wanjye. Naje. Turi maze gutse. Chérie. Urebye nyine nabi biriwe gutuzamuka. Shanange nteriwe neza, gusa nyine ntabwo byoroshye n'abakiriya babuze, nyine nakundi to. Wihangayike reka. Izamera neza umunsi. Imana ntacyo idashoboka. Shiri nk'agakoro keza se? Njye sinakubwiye ko mfite perime? Umuntu ugiye kungurira moto ubuzima bwawe. Ni ukuri. Ayi se ni ukuri. None se ngo bimeze bite? Shana byiza ubu wizere ko ubuzima bwawe ndetse gufata isuku ugiye kubireka, sibyo? Wumve ko ubuzima bwagenze neza. Imana yahembye amateka pe. Ni ukuri Imana yahembye amateka pe. Erega buriya ntamburirwa n'iyite. Reba ubuzima bwose tuba tubayemo, ariko wumve ngo ibintu bigenze neza. Si ukuri ni ukuri. Ni ukuri pe. Rero tuvuga ngo kananjye ibyo mubwiye ni ukuri, sibyo? Ndishimye cyane. Shiri humura ni ukuri, ubuzima bwahindutse birenze uko ubitekereza. Amasengesho yawe Imana yarayumvishe pe. none se uzagenda gute? Shiri uwo mukire nyine yampaye moto, yambwiye ko ugomba kujya gukorera i Kigali, sinzi ukuntu uri kubyumva pe. Kigali? Ugiye kunsiga? Shiri ko mbona utishimye. none se gute ugiye kujya i Kigali? None se kariho akazi kabonetse uragira ngo mureke koko? Nawe mbwiza ukuri, urashaka komeza nkahama muri buno buzima? Babarira mbwire pe. Nishimiye ko moto ibonetse, gusa nanone Shiri watuje, tuza basi nyuma, sibyo?
karame ntabwo wanyibagirwa ntabwo iryo kosa nabikora niba hari ikintu kibaho nasenye ni ukubaho nakibagirwa umuntu twabanye mu bibi pe kandi mbabarira unyumve ibyo nkubwira ni ukuri neza ubu nawe byaba gute ntabwo ufite ntabwo ngewe umbuze pe ahubwo ni akazi kandi mbabarira unyumve sibyo ntabwo nzi ko ibyo nawe bibasha pe mbabarira ubibashe pe gira umutima ukomeye kandi ndagusezerera sibyo none bivuze ko tuzajya duhura gute ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ngiye gukora nanjye ndagukumbura pe kandi ndagukunda subizi ko ngukunda subizi ko nta kibazo na kimwe tujya tugirana ni gute se nabona nkumva ko ngomba kukwibagirwa ngaho dusezeranye uwo mutima wo kumva ko nzaguta mbabarira uwikuremo sibyo utekereze ko nkukunda twasangiye akabisi n'agahiye ntiwigeze umbwira nabi mu buzima bwawe ni gute ubuzima bwahinduka ukumva ko naguta koko basi mbabarira kuremo uwo mutima ndakwinginze sibyo kandi umva ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri sibyo urabizi ndakwizera gusa none nawe urabizi ko kubona ufite biragora kiri nanjye ndakwizera pe kandi ntabwo uzambura sibyo shire ndagusezeranya ko ntazigera nkwanga mu buzima bwanjye kandi wumve ngo n'agatelefone ngomba kukagushakira byibura ku buryo uko nkushaka nazajya nkubona byibura nagukumbura nkaguhamagara sibyo none se uzagenda ryari ni ukuvuga ngo nagira ngo mbanze nkugezeho igitekerezo kugira ngo ubyemere gusa niba ubyemeye akazi karatangira gusa ndishimye ngeze hano nanjye ntega imodoka ndi kubona bwize naza kugera i Kigali nijoro sibyo kandi sibyo ndagukunda nuko sibyo kandi ndagusezeranya sibyo Blaise petit frère ubwo rero nanjye ndagiye i Kigali kuri za gahunda twavuganye ntuzagire ikibazo ubwo nzajya mbahamagara mbabwire uko ubuzima bumeze sibyo nta kibazo bayishiriye sheri bayi bayishiriye bayi Blaise